yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana byuka urabagirana umunsi ku munsi. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Uwiteka nakomeze kukwishimira kandi akomeze kukwagurira imbago, by'umwihariko kuri wewe wakoze subscribe hano kuri Prophet Emma TV. Imana y'amahoro ikumpera umugisha kandi Imana y'amahoro igukomereza amaboko rwose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa gatanu, itariki ni 17, ukwezi ni ukwa karindwi, umwaka ni 2026. Nkundira dufatanye dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho ni 5. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 21. Haranditse ngo, nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza amubonye, yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze izo ukarambikaho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane. Benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose bitambamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise Yesu araza aca bugufi, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukiriye rwose icyago cyawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana yacu niyamamare. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe kinini umaze uri mu bibazo, hari igihe kinini umaze uri mu ntambara, hari igihe kinini umaze uri mu makuba, uri mu bigeragezo, uri mu bintu bikuruhije rwose, uri mu bintu byakugoye, ariko igihe ni iki ngiki. Ndagira ngo mvugane nawe. Yesu wabambwe aracyabasha gukora ibitangaza. Yesu wabambwe aracyabasha gukora imirimo. Yesu wabambwe aracyabasha guhindura amateka, aracyabasha gukiza indwara, aracyabasha kubohora ababoshye. Bibiliya itweretse uyu mudamu yari amaze igihe kinini. Bibiliya iravuga ngo yari amaze igihe kinini ari mu mugongo, ari mu kwezi kw'abadamu kudashira. Urumva byari byaramubabaje. Abadamu murabyumva cyane. Hari igihe uba mu buzima ukabana n'ikigeragezo kikakumunga, icyo kigeragezo kikakubabaza, icyo kigeragezo kikakuvuna, icyo kigeragezo kikakunaniza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu ahageze byose birahinduka. Iyo Yesu ahageze byose birashira. Ariko icyo usabwa nta kindi, urasabwa gutera intambwe.
intambwe yo kwizera Yesu, intambwe yo guhanga amaso Kristo wabambwe. Uyu mudamu rero ngo yari yaramenye amakuru ko Yesu ahindura amateka. Uyu mudamu amenya ko Yesu ahari. Bibiliya iravuga ngo abantu bari benshi ariko ngo arabyigana. Muri iki gitondo uyu munsi kuri uyu wa gatanu ndakurarikira kubyigana. Byigana ushaka mu maso h'Imana, byigana ushaka igitangaza cy'Imana, byigana ushaka imbabazi z'Imana, byigana ushaka, byigana Yesu aracyashoboye, Yesu aracyabasha gukora, Yesu aracyabasha gutabara, Yesu aracyabasha kubohora imbohe, Yesu aracyabasha. Haleluya! Yesu yabasha kugukiza ubwo burwayi, Yesu yabasha kugukiza ubwo bugumba, akaguha umwana nawe ugaheka nk'abandi, akaguha umwana. Yesu yabikora, Yesu yabikora, akaguhindurira amateka. Ngo umudamu arabyigana, ngo aca mu bantu, mana we, aca mu bantu, arabyigana, aragenda mpaka ngo ageze kuri Yesu. Izo ni Rabbi for shando will be fine. Umva mama, byigana. Umva papa, byigana. Umaze igihe ushaka akazi ariko wicika intege, komeza ubyigane, komeza usenge, komeza ube imbere y'Imana, komeza winginga umwami Imana, ubyigane. Hari Imana ihindura ibihe, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ijya ibohora ababoshye. Byigana yewe, byigana inshuti y'umusaraba, byigana. Kubera ko Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri, uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko akibikora. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu uko yakoraga ibikomeye n'uyu munsi niko akibikora. Haracyari ibyiringiro, wabasha kubona urubyaro, haracyari ibyiringiro, abana bawe Imana yabaha ubwenge, haracyari ibyiringiro, urugo rwawe ruri gusenyuka Imana yakongera ikarwubaka, haracyari ibyiringiro, iyo ndwara iri mu mubiri wawe Yesu yayikiza, haracyari ibyiringiro, Yesu yagukiza kanseri, Yesu yagukiza diyabete, Yesu yagukiza uwo mutwe udakira, Yesu yagukiza uwo mugongo, Yesu yagukiza ayo maguru. Haracyari ibyiringiro mama, haracyari ibyiringiro papa, haracyari ibyiringiro wa mukobwa we, umva wa musore we, haracyari ibyiringiro. Ni ukuri haracyari ibyiringiro. Ngo umudamu arabyigana, ngo anyura mu bantu, abantu baramusunika ariko ngo ntiyacika intege, aravuga ngo mpaka nkoze kuri Yesu. Ngo arangije aragenda amukoraho. Bibiliya iravuga ngo akimukoraho, haleluya, ngo uwo mwanya umuvuduko w'amaraso, umuvu w'amaraso watembaga urahagarara. Ngo Yesu ngo yiyumvamo ko hari imbaraga imuvuyemo. Bora zonima Kristo we, ngo yiyumvamo ngo ko hari imbaraga imuvuyemo. Ayiwe, ngo ko hari imbaraga imuvuyemo. Ngo arahindukira, ngabaza abantu ati ninde unkozeho? Imana itugirire neza. Ninde unkozeho? Imana itugirire neza. Ngo ariko abigishwa be baramubwira ati mwigisha, abantu bari kukubyiga, wivuga ngo hari ugukozeho. Yesu aravuga ati ndabyumvishe, hari umuntu unkozeho, ndabyumvishe, hari umuntu unkozeho. Oh my God, Imana itugirire neza. Yesu arumva nta kintu kimunanira. Yesu arumva nirubasha, arumva. Yesu arumva, ajya yumva. Yesu arumva. Byigana ukore kuri Yesu, byigana umukoreho, Yesu arumva. Byigana usenge, byigana ube bugufi bw'Imana. Yesu yiteguye kugukiza, Yesu yiteguye kukubohora, Yesu yiteguye kuguhindurira amateka, Yesu yiteguye kuguhindurira ubuzima, Yesu yiteguye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Haleluya. Ngo umudamu ngo aza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu. Ngo amaze kwikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, ngo aramubwira ati mwigisha, ni njye ugukozeho. Ngo ariko Yesu aramureba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo arangije aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe, haleluya, kwizera kwawe kuragukijije.
umva papa, nawe warunkurikiye, kwizera kwawe kuragukijije, kwizera kwawe kurakubohoye, kwizera kwawe kurakuzuye, kwizera kwawe kuraguhagurukije, kwizera kwawe kugufunguriye imiryango, kwizera kwawe kuguhinduriye amateka mu izina rya Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu. Ndagushima mwami Imana, ndagushimira ineza yawe, ngushimiye imirimo yawe, ngushimiye gukomera kwawe. Ni wowe ujya ukiza, ni wowe ujya wongerera intege abacitse intege, ni wowe ujya urwanirira abadafite ubarwanirira, ni wowe ujya uvuganira abadafite ubavuganira. Yewe Kristo we, ni wowe ujya uvuganira abadagira shinge na rugero. Ndasenze muri uyu munsi kuwa gatanu, reka Data Nyiringabo ugira abantu urangiza ibibazo byabo, ugira abantu urangiza intambara zabo, ugira abantu urangiza amakuba yabo, ibigeragezo byabo birangize, intambara zabo zirangize. Bohora Mana, hariho abarwaye, harimo abafite uburwayi Mana, hariho abarwaye mu nda, abarwaye umugongo, abarwaye umutima, abarwaye impyiko, abarwaye kanseri, abarwaye amaguru. Umuntu wese urwaye buri ndwara, reka uyikize kuko urashoboye Mana. Ndasengera abashomeri, abashomeri bahereza akazi Mana. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Aya masaha nyagora ku ngoma, muri ibyo ukurabagirane, kora ku kibazo cya buri muntu, muri ibyo ukurabagirane. Abashomeri bahakazi, abashomeri bahindurira amateka Mana. Ndasengera abafite amadeni, hari abantu bafite amadeni Mana, ndabasengeye bibuke, ndabasengeye barwanirire, ndabasengeye bacira inzira, ndabasengeye rambura ikiganza cyawe kimwe gikiza ku buzima bwabo Mana, ku buzima bwabo Mana. Hari ab'ingo ziri gusenyuka, ongera usane ingo z'abantu mu izina rya Yesu, ongera usane. Ni wowe Kristo, ni wowe rubasha, ni wowe mwami w'abami. Urakoze zonima. Ndagushima Yesu kubahoye abantu bawe, ndagushima kutabaye, ndagushima kukijije indwara. Ndabona hari abantu uhindurira amateka, ndabona hari abantu ubuzima, ndabona hari abantu ubohora, ndabona hari abantu uhereza akazi, ndabona hari abantu usubiza ibyabo bari baranyazwe, ndabona hari abantu uhagurukije uyu munsi, hari abantu uhagurukije muri ibyo ukurabagirane, hari abantu uhagurukije. Urakoze Kristo, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Imana iguhereza umugisha. Wowe ugiye gufata buno buhanuzi, shayaringa, oherereza abantu 5. Ukibushayaringa, Imana iguhereza umugisha. Urabuvuza ubutumwa, Imana iguha umugisha w'abavuza ubutumwa. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Ntukumve ijambo ry'Imana ngo ugende utavuze ngo amen. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe, byukurabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.